karamba umugore w'icyangu gukunda inyama kubi akoze ndi w'icyangu ko ndwibyumba ahubwo niwe mushiwe uyu ni umushaka kundi inyama niko ari kwivugira ngo umushazi z'inyama inyama zirakwishe abashini ubundi muzicwa n'inyama z'inyama ntabwo muzazikira abanyafurika bose ahantu baba bahazi bakunda kubi umugabo yaratekereje aho gata abanyafurika n'ukuntu bakunda inyama nk'intare reka mbabagira inka za buri munsi niwe muntu ukora bizinesi kabisa adushoboye naryaga ibigori kuri sayiti shaho kandi nari enjeniyeri ariko njyewe ntabwo njya nigora mani nkarya ibigori nkabihekenya nakundaga ibigori kubi kuri sayiti naryaga ibigori n'ibisheke rwose njyewe ntabwo njya niyemera n'uyu munsi nabirya mu nzira ngenda ntabiba birenze njye mbi mu buzima bwanjye ibigori sasa ibigori we ibigori bihinze hano muri Canada ariko guys reka mbabwire bino bigori biba byoroshye bimeze nk'imibeya niyo mpamvu hano bateka ibigori apana kureba kubitogosa nko mu wacu mu isafuriya hano uburyo bwo guteka ibigori ni ukubikata ukabiteka nk'imboga izi nyama uzazimara uzi ko ufashe nema ikarita 10 narenga katurebe iyi ni ihene iyi ni intama oshi katurebe muto aryo ijigo ni itako intama njye rero ndayanga kwera ibintu we ibi bikari turabimara nese ufashe ihene zingahe izindi 3 ni zawe 5 ahubwo izindi enye ni zawe ufashe ihene enye ko hitangwa iki Ford Mustang nta hantu ho gufungurira umuryango hahari mfite amatsiko yo kunagiye gusohoka mu modoka bikagenda ni buride niyo mpamvu guys nkuko mubona rero so cute urakeye barasha neza mana bambaye neza bariteguye I love you guys nkuko mubona rero maze gutegura umwana wanjye maze kumwambika mwija arakeye yambaye igishirikare tugiye mu cyaro ngiye kubatembereza mu cyaro cyangwa muri ukuntu mu cyaro hano haba hameze ugumye mwaho ndaje sibyo ngiye kwitegura. Hey guys mumeze gute neza kumeze neza njye meze neza cyane ndashima Imana fortunately hano mu ntabwo ari kugaragara neza cyane ariko it's okay so ngiye mu cyaro guys ngiye kubera ukuntu ibyaro bya hano biba bimeze natwe tugera mu cyaro tujya mu cyaro ahantu hatari amazu hadatuye abantu benshi cyane ariko barahatuye kameme ndi kuhagera kwa maze kumanura Poupette ndibwishimiye kuza kubana namwe kandi ibikapu byo guhahira ndibwishimiye kuza kubana namwe kugirana ibihe namwe sibyo muze mwirebere ukuntu mu byaro bya hano haba hameze hahinze hagize gute barahinga we abantu bazi ko hano badahinga hano barahinga ndetse cyane bakarusha iwacu barahinga imirimo yabo ibiri ku murongo tondetse ku murongo ndikureba ibikapu byo guhahiramo basi ko nibagiye impeta zanjye sha nambara impeta ngomba kugenda nk'umubyeyi nubashye impeta zanjye zisezerana icyo kintu njye na Poupette turacyubahiriza cyane impeta ivuze ikintu kinini ku buzima bw'umuntu wubatse impeta ivuze ikintu kinini ntabwo tujya dusiga impeta tugiye impeta ibikuranga
karanga uriwe, karanga nyine umuntu uriwe, ku buryo na bamwe bibeshya ku muntu bagira gute. Hano biba bihaba cyane, atagutinyuka kubona akakubaha, akamenya ko uri umubyeyi, akamenya ko uri umumama, akamenya ko uri umuntu mukuru. Mbega imizigo ushaka kugendana umwana, mana ababyaho muri hose mwubawe. Kugendana umwana ni ibintu bikomeye. Ufite imizigo n'akazigo. Mbabwiye imizigo mfite si mwayo. Did you cry? She's like, wagerageje kurira ariko mwija wanjye mana ararira ariko murarira nanjye naje ntago munsiga humura. Muri hirya y'uyu muhanda cyangwa se ndaje amaberekera imbere, kino gice cyo hakurya mu nama ameze nko mu gashamba. Hakuriya muhanda nibwo bawushyizeho eje, uri utambika hirya nibwo bari kukerera, ndabona n'amabima akiri mashyashya. Bashyizemo umuhanda. Kono batipe bari se iyi numanzi ujya kuri bakavukire buri. Wow. N'abapolisi babo basukwaho. Umva ngo service zabo zose ziba ziri ku rwego nyine ruciriritse rwabo. Anga muri Covid bafunze umupaka bashyiraho za mitrailleuses bicaye bavuga ati nta muntu tuzi muri hano. Wow. Ubwabo. Atababiza Covid. Wow. Baroganze cyane. Bagira gahunda. Nta muntu wishyura umusoro n'umwanga. Ntabwo bajya bishyura imisoro y'iyi. Agiye kugura ikintu ashobora kwishyura imisoro ariko nyuma y'ukwezi guverinoma yamusubiza. Nyuma y'ukwezi guverinoma yamusubiza. Wow. Guys, ahangaha ikaritsiye mubona turi kugendamo ni abantu bitwa aba indigenous people. Ahangaha ni n'abasangwa butaka baho, ariko it's not like abasangwa butaka nk'uko gacu tubyita, ukumva ko umusangwa butaka ari bari abantu babumba abatwa cyangwa se irindi jambo nkoresheje. Abasangwa butaka no kuvuga ngo nibo igihugu cyatangiriyeho nyine. Bagira karitsiye yabo rero, bafite ukuntu nyine bari organize mu buryo bwabo, bafite ukuntu nyine bakora ibintu byabo. None leta nayo ikaborohereza cyane, ikabaha nyine ikabaha favors nyinshi, nyine babitaho cyane bikomeye. Urumva ko ni umutungo ukomeye w'igihugu. Ni abantu bafite umuco wabo, niko nabyita, bafite uburyo bwabo bwo kubaho bwihariye. Nzabibakoreraho ikiganiro kirambuye tubamenye ngo indigenous people ni bantu ki muri Canada, cyane ko abenshi n'abari muri ahangaha n'abari mu hano kujya mukora muri examen, kenshi muri gukora examen ya nationalité bakabibabaza uko Canada yatangiye, abantu yatangiriyeho ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero iyi karitsiye tugezemo ni yabo nyine, usanga bafite ahantu batuye hano hegereye umujyi cyane, ni mu mujyi n'ubundi still, ariko nyine bafite ukuntu nta wundi muntu ushobora kuza kubagura ikibanza, nta wundi muntu ushobora kuza kubaturamo, nyine nibo nyine amazu baba biberamo akoze ukuntu. Karitsiye yabo ibintu byose, serivisi zabo zihendutse cyane, ziri ku biciro byo hasi. Donc nyine babaho mu buzima buri très intéressant, niba ariko nabyita buri interesse kabisa, nyine burashamaje. Wakifuza kubimenya ibyabo, kubasura ukamenya uko biba bimeze, uko biba bihagaze. Gusa rero nzabakora ikiganiro, ariko icyo si cyo kingenza nyamukuru. Iyo si yo sije y'umunsi. Sije y'uyu munsi nuko tugiye mu cyaro, turi gutembera, tugiye mu cyaro. Ni urugendo ruradufata isaha n'igice. Hano Canada tugira ibyaro, nyine tugira ahantu mu cyaro ho bahinga bakeza atari nko muri greenhouse, ahubwo ari nk'ahantu nyine hanze, ariko ari kure nyine y'umujyi, hari imbuga ngari, hari imirima minini bagahinga. Rero nabonye ukuntu imirima iteye, mbona birashamaje, ndavuga ati namwe nzabereka muri ukuntu ibi bimeze, wagira ngo iri kuri nivo n'uko bazi imashini iyiringaniza nyine ibifite na nivo nyine, ku buryo ahantu hose haba harambuye hameze nk'ikibuga kandi ari umurima, imirima y'ibigori, imirima y'ibiki. ndaza kubibereka, ariko birashamaje cyane. Akenshi abantu dukunda kujyaho muri sama kubera ko muri winter murabyumva namwe ukuntu kimi bimeze. Sama nibwo nyine abantu enjoyinga kujyayo, haba hari goshe, abantu bafite umwanya, ubizi neza ko ikirere kitari bugutenguhe. Ni site nshyashya, dore site nshyashya. Abenjeniyeri hano hahora akazi, ugasaba akazi barakaguha, ariko kujya mu enjeniyeri wa nyawe saba kujya kwiga, saba kujya ku ishuri. Baguhaye baguha ako
kuba uri hafi aho ngaho ubafasha utuntu ariko icy'ingenzi ni amafaranga guys njye nababwiye icy'ingenzi ni amafaranga titire ntabwo ariyo yibanze sibyo icyo witwa cyose icyo kibanze hari nk'umuntu ushaka kubaza uti nkujyanye muri Canada ugakora ikiyedi ugahembwa amadolari 40 ku isaha cyangwa se 50 hano abayede barahembwa bya atari bahembwa neza ugakora amadolari 40 cyangwa se 50 ako ni agace tuba tuganira murabizi nta formule yuko ikiganiro cyanjye kigomba kugenda ngiye murabizi cyane vlog nizo ziba vlog ubundi nta formule igira ngo ndacishamo uko mbishaka ni ukuvuga ngo bakamubaza ati guhembwa 50 ku isaha cyangwa 40 ku isaha muri Canada ukitwa umuyede cyangwa se ukaba babita abatekinician hapa cyangwa se ukitwa engineer ukazi ukicara hano iwacu ukicara muri office ugahembwa banze nta amadolari barimo ku isaha nta amadolari 10 banze barimo ku isaha ariko nyine bakaguhemba miliyoni ukwezi katuvuge miliyoni wakemera iki akavuga ati njyawe reka sinajya ku muyede nzambara ikositimu nicare muri office mfate suri ndabasetsa abo bantu ibyo ni ubugwari mukiyemere faranga ni irya mbere sha iby'icyubahiro byo n'ibiki no kudapfa ibyo ngibyo ntago reka ntago bikora hano turi ni kwisi ugomba gushaka amafaranga ugakorera imiryango yanyu mugakorera inshuti n'abandi bantu babagiraho umugisha kujya mujye kwiyemera ngo mwicaye ngo mu office ngo mwagize gute mujye mugabanya imyumvire ipfuye sibyo ntago ari byo ntimukagire imyumvire ipfuye icyo ngicyo nta gaciro twakomeje ndi kubabwira ukuntu mu cyaro tujyeho muri sama kubera nyine muri winter ibintu biba bitaryoshye imihanda itameze neza ibintu byose ahantu hose habaye ibizi n'ibiki tukabyanga tukajyaho muri sama umushuti wanjye rero Jene yaje kumpa lift njye nta modoka ngira abadoka mfite Jene ni inshuti yanjye yaje kudutwara inshuti yacu mu rugo yaje adutwara njye na Pepe ngubu nzi ko muri bubyishimire ndabagira ibintu tuba tugiye gukora mu cyaro nimubibona muraza kuza guseka rero abantu bari hano muri Canada mutazi ko ushobora kujya mu cyaro ukagira kandi biranaruhura ngiye nkunda kugenda ndumukunda kureba ibintu nkunda kora nature iyo wagiye ubona ibintu bishyashya bitandukanye atari ukwirwa ubona amazu yubatse satondetse n'imihanda bidashira no ukabona imirima ukabona ikirere gisa neza ugahumeka ukameze neza ko mu cyaro nyine murabyumva namwe mu cyaro njyewe ndi umuntu n'ubundi ukunda gutembera kuva na kera nyine nkakunda kureba ibintu nyine nkunda kureba environnement zitandukanye rero mu cyaro ndahakunda cyane iyo twagiye mba nishimye aba ari umunsi udasanzwe kuri njyewe uretse n'ibyo mba ngiye kurebayo ahubwo aba ari umunsi udasanzwe kubera ko nyine abari mba ndi bubona ibintu byinshi nari maze iminsi nkabona iyo mirima ibyo biti byinshi cyane bicucitse amashyamba nyine ibihuru ibintu nk'ibyo ngibyo cyane ko hano wenda mu mujyi tuba tutari kubibona cyane kandi njye narabyikundiraga nyiri iwacu njya mbikumbura bikancanga nkacanganyukirwa ngiye mu cyaro rero mba ntewe rimwe nk'inyoni eshanu sawa ubwo rero turagenda tubona ni Chevrolet aha ngaha naho ni ku ruganda ku ishami ry'uruganda rwa Chevrolet bacuruza imodoka ujya muri highway imihanda hano igira ibice byitwa highway aho ugomba kugendera ku muvuduko umva utari muke yigendeye kuri muke baraguhana kigera hari ikintu cyitandira ku bwabo bwo gutwara nkibaza muri highway mana nzabigenza gute ibyo bintu byo mbere ko n'ahantu uri bukate se kugenda tudura nkibaza ubusa umuntu uje inyuma yanjye aramutse nyine nkimagine ibintu ubusa ipine ry'imodoka rivuye mu bintu by'umugore gusa highway narayitinyaga bya hatari aho umuntu agenda abana iminsi nyine agenda yumva ari ibisanzwe nta birenge You're so beautiful. I love you. You're so cute. Did you know? Yes. I love you so much. Ibigori sasa. Ibigori we. Ibigori bihinze hano muri Canada. Ariko guys, reka mbabwe bino bigori biba byoroshye bimeze n'imibeya. Niyo mpamvu hano bateka ibigori apana kureba kubitogosa nko mu wacu mu isafuriya. Hano uburyo bwo guteka ibigori ni ukubikata ukabiteka nk'imboga ukabivanga wenda n'amakaroti n'amapavuro ugashyira mu ifuru. Ibigori bikomeye biba bihagaze hariya tugiye
igori ariko mugani hari ahantu hari ibigori bikomeye ahantu ntazi usanga bihari ndakunda babwira tujye gusarura bari guheruza wow imana imbore tubisange ndabikumbuye mana nakundaga ibigori naryaga ibigori kuri site shaw kandi nari engineer ariko njye ntabwo njya nigora mana nkarya ibigori nkabihekenya nakundaga ibigori kubi kuri site naryaga ibigori n'ibisheke rwose njye ntabwo njya niyemera uyu munsi nabirya mu nzira ngenda ntabiba birenze njye mbi mu buzima bwanjye nakundaga ibigori ikintu cyitwa ikigori none Nyagatare bizi ibigori byaho haba hari ibigori bya hatari nkahora ntekenye ibigori ningira amahirwe nkabihasanga nigeze hari umuntu muri samishize nigeze kujya gusuka nsanga barabifite ariko bikomeye kuba ari ubutare n'icyo guhinga iyo bitangiye kuma bari imashini z'inyuma urabibona hariya hirya mu cyaro hakurya naho ndayibonye ngiriya hirya ndapfuye ubundi mbaye ndi nko hejuru mu kirere nibwo nabikunda barumva najya nko mu kirere nkajya ndebera hejuru tugeze imbere y'umuhanda wa gari ya moshi igihe ahereye icaho kandi niyo twe twabonye hakurya dore izi kontine nizo zibimbwiye sa gutya igeze ku muhanda wa gari ya moshi urahagarara sha imihanda y'imodoka isanzwe bica mu muhanda wa gari ya moshi kuko iri kwihuta nk'iri mu busa biragaragara birangiye vuba birashize ntabwo nabyemera twinjiyemo hano kiri kugenda igihe yahereye ariko nicyo igomba no kubishize mu gati gari ya moshi iranshiranye sha nahageze ntinza aho ku muhanda daramaze yo mu byaro kuna barashaje iyi ni yafamuye hahandi sha harashaje ifamu tuyigezeho rero murakibona icyaro twakinjiye ngeze mu ifamu ya mbere ahantu harashaje byatari ko hafunze cyangwa barafunze ntibagikora hariye muzi ko hahiye koko gwiki kambe muri fatira akavideo bya bigori byabo ngi biri hari inyuma bihombiye rero ko ndaze biteze bitareba we harahiye badusanze famu twari tujeho yarahiye ariko si biko batagikuze mu makuru mu ndebera iki cyaro ukuntu kimeze hano hantu harashaje ibintu byose birashaje saha n'igice sha turi mu rugendo rero iyi famu niyo twari tujeho ariko harahiye murandorera ko hahiye we Yesu wanjye harahiye Jesus Christ cyangwa bahatwitse babishaka Halloween ayiwe ari ugendere ubwo nuko tugiye ku yindi famu byegeranye hari indi famu byegeranye niyo tugiyeho turakase turagiye ni uko utamenya Dogse cyo ariko si ubu hatwitse n'ibiki cyaba hatwitse babishaka si wongera hafashe nyakuhafata ndahandi bucamani yabaga ahagaze ariko se reba hahiye none Dr. Paul genda gake mfata aka kavido hahiye abantu bicaye hano bari kurya amapome barahaguruka bariruka barayasiga iwe ubu hari abasheri bari basohotse iwe mbega ibintu bisekeje nubwo bibabaje noneho
abantu basohotse barahaguruka bariruka nuko tarabuze izo bakunze zishagira n'ibirere ojya ngo n'ibirere bitwaye bari imbaho kameze uriya muhanda wa gari ya moshi dore ukuntu ibigori byane biba biconze sha hejuru ku mutwe bimeze nk'aya nyogosho ya Jackson. Ibigori birakubireze kandi birakomeye. Ibi? Bireze? Bireze biri kuma. Kuma na hari abari kwita bado bari kubyara. Nese rafamu tujyaho ntabyo bagira. Tupfa kubabaza turebe. Nako se uriya koko harahiye we. Ndi kubibona ngibi byareze. None mbonye ahantu gucamani yabaga ahagaze sha. Akata inyama. Kumana. Kwifamu tukaba turahagenze. Famu tukaba turayinjiye. Ako ubundi amagambo ngira si menshi. Ako hata doctor. Ubundi ntagira YouTube channel byawe bigenda bite. Aya magambo ubu nari bujya nyavugira. Yari bumeramo akamperamo paka. Hano bose baba bahaje. Ubejo haza bari akajagari kaka. Ntabwo kuzinza hagaruka kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu. Ruka cyagiye ubushize tuza ari kuwa gatandatu. Mutarasohotse agiyemo. Abanyafurika bose ahantu baba bahazi bakunda kubi. Ngo yaratekereje aho gata abanyafurika no kuntu bakunda inyama nk'intare. Reka mbabagira inka za buri munsi. Niwe muntu ukora business kabiza adushoboye. Wiparikiye hara ndasohoka ne dogite. Ubu ko nkize mu giti. Nanjye nirwanyeho ndibariza. Neze nari busohoke gute? Como sapa? Fungura. Yipusete ngiye kwisubiza mu modoka. Sibyo? Kuko biranyerera gusunika shari. Kuba no gushaka ibisubizo guys. Guys mureke mbabwiza ukuri kwa muri bihugu no gushishikara ukabintore ujana uri umuntu ujabiri yurinjabirize mu mutwe byagucanguga ugasara. No gushishikara ukabintore ukishakira igisubizo. Zimara uzi kubashije nema karita cy'ibirahinga katurebe iyi ni ihene iyi ni intama boshi katurebe jigodo muto koje ni namatako y'intama aryo ijigo ni itako intama ngiye rero ndayanga kwera ibintu we ibi bikari turabimara nese ufashe ihene zingahe izindi eshatu ni zawe eshanu ahubwo izindi enye ni zawe ufashe ihene enye iyo twaje mu cyaro ni ukuduha iyi hene ubu ngubu nyine kuko n'ahandi hantu bazayibona avuga ati ndayigurira rimwe akazayirya amaseza umwaka wose amaseza abiri akabiri asekeje uzi ko kimwe inka ihene ebyiri ihene eshatu
Jesus Christ. Umva urayishura amasore. Uzi ko ndi kugushyira muri video. Gura ibirungo. Ndi kugushyira muri video doctor. Gura ibirungo. Ibyi hene. Magi waje gusa. Umushira. Muramubona umushi ku bikarito byo bitandatu. Inshuti yanjye dogiteraje. Ibikarito bitandatu by'inyama. Birindwi. Ibikarito birindwi. Hako nibyo kuzanga umuntu abagomba kubibyaza umusaruro. Ni kure bya hatari. Pore biraguhirimanye. Umushazi z'inyama. Umushazi. Ngo umushazi z'inyama niko ari kwivugira ngo umushazi z'inyama inyama zirakwishe abashini bundi muzicwa n'inyama z'inyama ntago muzazikira we muri buko kuna gafuka ryoha mu gitoki iyo uguze ihene baguha ibifu byayo abara bibitse ku ruhande amarayo ngo ntago bemerewe ko yagurisha barabareze ntago byemewe ngo amaranga bafite imyanda yemwe ngo ibifu turabizanye wari umushumbi cyangwa gukera urakana umaze nk'umuntu warwanaga ugira rwarugomo rw'abashumba bavugaga ngo tambika inkoni mu muhanda ngo renga nkumene kwarapingaga ukagera gutyo ugafata ibyo kubahanagura mu kibuno ukakubita mugenzi wawe ingumi zigasamira kandi muri ibigori mwajyanye kwarutumye fantiye mwajyanye kuragira uziko ndi gufata video uransetsa kuguza ibyatsi mu mabunaha twakoraga turabana abana bari ibigori noneho abashumba urugomo baba bagira nyine ukoze ngo turakubitanye kandi urugomo rw'abashumba neza ukabasanga wakubita mugenzi wawe ukabona ararize wabucura nguko amara kurera asho wagera mu rugo ugasanga babashe kwiyame wacu ucyacana cyane ngo cyadukubita umuhungu kirarwana bakangubita ari anyuma arajyamo ibikarito nka 5 bindi birajyamo wabipakiye neza cyo koza hari hejuru hajya 3 imbere wawe hajya ibindi 3 imbere wawe hari umwanya hasigaye iki n'imbere ya kasiti ya bebe naga sabe nta ndasohotse urimo ariko se waburamo gute ndagahora inshuti yanjye inshuti zanjye mwese muzaza muri video nta kintu bitwereka tukaba turatashye rero ni imizigo harya ngomba gutangira n'imbere ngo bidahirima ahubwo reka nkubwire ikintu nakomeje kwibaza kandi bana twari duke nenya kuvuga ngo mbanzi kare kirimo ibintu bitumvuga bikarito ko nabanye mu gusa ni inka ayisha nasi bagwaye ariko Tesla Ford Mustang usko nanigira ku ruhande ufungurira imiryango yuparitse bita by'igira nka Tesla urabona Tesla ariko iragafite ukanda ariko iyo none nako kandi ko gukanda nta gahari ko hitangwa iki yitwa Ford Mustang nta hantu ho gufungurira umuryango hahari mfite amatsiko yo kunagiye gusohoka imodoka bikagenda ni buride niyo parking imodoka duhaje nk'abatazongera guhaha capati turi hakubi cyara hejuru mo hejuru hejuru y'ibikato by'umweru ko nta kindi kintu ubona cyakwira yego abagabo rero ntabwo mujye mumenya gupakinga umushito wanjye hano ndi kumufasha nitwe tuzi gupana ese sibyo ni amashaza yashyire hejuru amashaza na epinari bishyira hano c'est bon ariko ratanaga ari ibyacu gusa n'abandi bashuti baba badutuma abandi bantu baradutuma cyo ngicyo nicyo urabanza abandi bantu baradutuma kuba ko kakaranga ugahengeke ku ruhande banzamo icyo iki kinini kigize hino kigize hagati akandi ugatambika ku ruhande gutyo très bien abagore tuba dufite ibintu byo inama mu gupakinga we ahubwo se uragira inyuma uteje urareba inyuma gute utwaye
baratugonga ariko rero ndabona ibintu bishize hano inyuma hakiri umwanya niba byinshi turapakura tujyane n'imbere hano ahubwo bari ufite ngo ibikarito ntibijyamo ahubwo dufite umwanya bazane n'ibindi bikarito 10 reba umwanya se dusigaranye good kaho mbwira nza gukora amashyiramo intebe sirajya intebe irajya mu mwanya imbere kwa shoferi mano kuno mu cyaro haba hameze neza ariko ahangaha mbanza afite icyuka kibi mbanza kubera inka amase y'inka n'imishyogororo hari ibyo ugiye kumanura kugira uze kubona ukureba curika gihagarike ugihagaritse icyo bari cyo ubanza hano ahangaha nta kibazo urimo hano niho nafuka cyangwa umuntu uko mba ndi kureba inyuma urahareba ucishije hehe no nshaka gushyira mu espace okay ayo mafi yakuremo uyarambike hano kiraza gukingira arajyamo ndakwereka yakuremo yombi kugira ngo ukuremo izo nyama hirya yakuremo izo nyama zimanure uzishyiraho ukuye amafi manura icyo gikarito kigukingirije ushyiraho ukuye amafi komsa ngaho yarambi yashyire hano gutya capati zicumetse aho ngaho ni Chevrolet ahangaha naho ni ku ruganda ni ku ishami ry'uruganda rwa Chevrolet bacuruza imodoka highway sasa yo muri highway imihanda hano igice byitwa highway aho ugomba kugendera ku muvuduko umva utari muke yigendeye kuri muke baragohana kigera ni kintu cyanera ku bwabo bwo gutwara nkibaza muri highway mana nzabigenza gute ibyo bintu byambere ko nta nduru bukate se kugenda tudura nkibaza ubusa umuntu uje inyuma yanjye aramutse nyine nkimagine ibintu ubusipine ry'imodoka rivuye ibintu by'ubugoryi gusa highway narayitinyaga bya hatari aho umuntu agenda abana iminsi nyine agenda yumva ari bisanzwe nta biri dore umusozi guys ahangaha nta misozi ubundi haba ntabwo urawegera neza turawegera neza urabona so ndi cyagiye twasanzemo neje yafashemo ukuntu hasi yayo hari amazi ahenze umujyi uteye ubwoba hariya hasi hari umujyi n'amazu mashasha hoshi amazu yahenze kuri nta mukino hatuye abasaza baba hatuye bafite amazu y'amamiliyoni niba abasaza baba barakora amafaranga none kuko bakora amafaranga umuntu akagira akavuga ati ngiye kubaho atari nkabera by'iwacu umuntu yirukanga inyuma y'amafaranga paka apfuye ahangaha mu gihugu ushobora gutangira gukora ufite imyaka 16 sha batangira akazi bakiri bato umwana ku myaka 18 16 ajya mu kazi agakora ajya kugeza imyaka 40 avuga ati ngiye faranga niyi 16 bakora ukajya ku ishuri wagira amahirwe ukabona guhemba diplome bakaguhemba neza ukiri kwaso ukiri kwa nyoko dore umusozi uraho hakurya witwa gute noneho uriya niwe musozi nyamusozi ubundi ubundi turawugeraho uyu niwe witwa Saint Bede se Mo Saint Bede hangane muri Saint Bede nyuma mwese umusozi wa Mo Saint Bede ibintu bimeze nk'amasaka sha binyibukije amasaka y'iwacu mu cyaro twaje muri iki cyaro numva nkumbuye iwacu mu cyaro byumba oye Gicumbi Gicumbi oye nkumbuye Gicumbi we tata we duvayo iyo twaje muri iki cyaro mba rumva wagira ngo ndi iwacu ndabyemerewe ariko ntabwo ndabyapurayinga kuri endeye na tabloid imwe ifite ibihumbi byinshi cyane aho ngo barapurayinga iki umushinyama zari zimwishe urimo wajemo navuye haraguru ndi gufatana inyama z'umushi reba hano we zigurwa nande Iyo Ceravide kucyayibika se oya na gato ka shokora hari utundi duto
udutoya two baratwigurira turashobora tumeze gute natwo tw'umuki ubu se mama profise mukanaganira sasa tuna profise tukaganira hasi ntawe nambwi nzahita mvuga hi guys vuga ngo hi guys ntazongere kwiyapropriya ntabwo bigurwa kuko byareba tanzania agato hari tumwe n'andi tukareba ni inshuti yanjye n'umuturanyi wanjye n'umwana mwiza cyane yitwa Mama Diego turaturanye ibyo murabivamo ni umutware we ni inshuti yanjye nawe turaturanye yitwa Abeli nese shako nirabura uragira ngo urirabura ariko ni byiza ni inshuti yanjye niwe twajyanye doyana ni wawe karamba umugore w'icanga gukunda inyama kubi akazanye ndi w'icanga uko ndi w'ibyumba ahubwo uyu niwe mushi uyu ni umushaka gukunda inyama so guys mwakaze kubana natwe tugiye gupakira imitwaro muri yose ijya iwabo aho igomba kujya mwakoze bayi mu cyaro mwabibonye haba inyama haba amashaza haba ibitoki haba amasambusa haba amacapati haba ibiki haba ibirungo haba ibishyimbo byose ciao thank you so much imana ibabane namwe ibaha amahoro